Hello ladies and gentlemen, so welcome back to our YouTube channel yanyu y'abanyarwanda ba diaspora. So it's Kigaren's again. Uyu munsi ndafitiye vlog nkuko mubibona twari tugiye Kinigi Kwita Izina Cite cyangwa se ahantu bitera Izina Cite. So make sure you subscribe, hit subscribe button and let's go. So I was with my friend aho twahagurutse mu mujyi wa Musanze cyangwa se muri gare ya Musanze. Turavuga ati let's try this with n'amaguru tureko tugerayo. Gusa watch out the story kuko ntabwo ibyo twibwiraga ko ari byo. Nkuko mubibona ngaho ni kuri Muhabura Polytechnic School. Twahageze nyine video yari ndende ariko nagiye nyeditinga cyamo uduce tw'ingenzi cyangwa se ahantu h'ingenzi cause Musanze it's a beautiful city. Reka jya wita umujyi w'ubukerarugendo cause it's hard a lot of nature. Akwiye kw'icyo gishushanyo abantu nabajije b'abaturage bambwira ati like duce umuco wo guhiga kuko barahigaga nyine bafite amashyamba bahigaga muso. That was my friend wari imbere aho ngaho anuko ajemo izuba gusa uyu muntu yari afite icumu avuye guhiga afite isha niba muyizi ibi twatuyematswe tuba tumeze nk'ihene. So hano we are heading to ku kirunga, sinzi if you can see well gusa niri at the top hejuru urabona ko ahantu turi kugita tuzamuka ikirunga tugenda tukibona. So we were like let's really katugende tugereyo. So abantu b'Musanze bari very attractive n'abantu b'abakozi nyine Musanze umva reka bawite ko ari umujyi wa kabiri kuri Kigali. Ni umujyi urimo akazi, ni umujyi urimo abaturage, ni umujyi. So hano twari tumaze kuruha rero aho nyine inshuti yanjye twari tumaze kugenda like almost 4 kilometers n'amaguru twumva like turaza kugerayo. Twumvaga ko nyine mu Kinigi ngo ni hafi, twumvaga bavuga ati ngiye mu Kinigi mve mu Kinigi rero gatereka tugere n'amaguru turatera imbere. But guess what, you can't reach there, you can't reach the place man, ni kure. So ahangaha twateze imodoka, hari ahantu mwate twamubonye imodoka ari niho twategeye hano tukatuve muri gari ya Kinigi nyine ayi place aho tugera hafi y'ibirunga uko muri kubibona. So that was my friend again. So man hari kure byabaye ngombwa ko dufata bisi kuko mva hari kure. So ahangaha tuvuga ati kujya ku Kinigi ho ntabwo ari ngombwa ko mufata bike cyangwa iki, mugenda n'amaguru mugende muri exploring. So we take n'amaguru yacu nyine tuyabangira ingata. Niko nako hano we are getting closer nyine twatangiye kugenda tuhegera kuko uvuye muri gare ujya ku Kinigi. Nako ndi kubabwira ati kuva muri gare ya Kinigi ujya Kwita Izina Cite cyangwa se kuri National Volcano ntabwo ari kure cyane, ntabwo ari kure. So it was a beautiful day, nyine ikirere cyasaga neza. Hano abantu barimo bakina karere mu murima ahantu bahinga ibirayi nkuko mubona hasaga neza guys. Ikirere cyadukundiye nyine umunsi wari mwiza. Abaturage nyine bari mu mirimo yabo ya buri munsi n'ahangaha baraba bikoreye like udutebo cyangwa se utwibo. I don't know gusa ni ibyo ngibyo and it was a beautiful day nyine abantu sha and it was interactive cyangwa se experience ya danje cause n'ubundi bisi yari kutuzamura ko twavuze ati reka tugenda n'amaguru cyangwa se reka tureke gutega bike cause ni nk'ibintu icumi mugenda n'amaguru. And you know what, ikintu nkunda kujyana ntazi main uri kugira amenye nyine ahantu urabizi gutega imodoka se cyangwa gutega akamoto man you go bypass nyine ukomeza ugasanga umuntu ashobora kubwira ati ahantu urahazi ubuhazi ku izina to cyangwa se ubuhazi mu nzira ariko ntabwo uzi like quartier amazina ibintu bihaba. Musanze ni bagango bari rich kuri tourism nyine mark that bari rich n'akazu apartment ko muturage usanzwe kabisa y'abantu bameze neza yakira abakerarugendo ali locked in like chakurya croissant that boy guys. Rero uramusare neza muranyanze kurya croissant i Musanze cause we're rich cyane. So crips zo zari ndende cyane gusa nagenzi katingamo kugira ngo nyine dushobore kugira ahangaha rero tugeze n'ahantu bari gupakurura ibirayi bya Kinigi bro.
haba ikirayi hano habo nyine ukaba hite ko ari mu Kinigi kabisa. Njye mbe numvaga bavuga ngo ibirayi bya Kinigi nkumva ni ikirayi cyitwa gutyo gusa, but nyine ni karitsiye nyine bayitiriye cause ahantu twageze imbere ndazukabereka nyine hari it's a farm cyangwa se nyine Cite y'ubuhinzi ya Rabino ishinzwe ubuhinzi cyangwa se ishinzwe ibintu by'ubuhinzi mu Rwanda nini ya danje hano twari duhuye n'ibyana inshuti yanjye banziteretamo kimwe icyo ngicyo kirebye muri kamera twageze imbere turakatinga isubira inyuma kureba icyana gusa cyamukatiye abana binabikundira abasore bafite ibitoki abantu rero badafite intoki nta kintu mwavugana. So dutangiye kugenda tubona ibirunga twegereye gake so boom noneho twageze kuri place. Iyi place rero iyi landscape mubona ahantu hose na harabu abantu bazirabu sinzi ntabwo nzi mu magambo arambuye icyo avuga gusa abantu benshi murayizi man. Twazamutse iyi landscape paka tugeze hejuru ku birunga nyine muraza kugenda mubona muri clips ama video ako nyine hano uri kubona ikirunga nyine kiri close before you ukibona imbere yawe kabisa. Rero hano hinzemo ibirayi amashaza ibintu byinshi. So that was my friend yari danje yacutse avuga ati wacutse twari gutega avuga ati like no we need this experience kugira nyine uzabone the story yo kubwira abantu usanga bavuye bacu tubwira inkuru z'ukuntu bajyaga kwiga. Rero natwe tuzabona inkuru zo kubabwira like nagiye ahantu hameze gutya ikirayi hano cyari kimaze kwera ariko n'ubundi nina naho ikirayi numvishe gihenda kiri muri 500. Yes sir, we come back again. Umva ibintu bya voice over it's a hard things. Umva byari binaniye inshuti yanjye banza kubinkorera. So we starting again getting a good view nkuko mubibona. So ikirunga hano twari dutangiye kubyegera inshuti yanjye yari yifashe mu mugongo ndavuga ati you know what ikamutera motivation njye imbere. I was like can I recording neza cause aba yarakuye muri video kuko hano hari blurry isura yiwe menya yica abantu kabisa menya ari umwicanyi w'abantu. So iki ni ikirayi ni hectare nini. Okay reba hari aruguru hano mutari kubona inzu niho hano twari twerekeje mukanya n'umuntu twageze nibwo muraza kubyemera. Iyi ngingo ni inzu y'umuzamu buba ko tuzi nyine abazamu bagenda babamuso gusa n'ahantu harehare like hano twari tugeze in the middle of nyine iyo ya za hectare cause nyine hari bya danje. Nureba like na kamera uburyo itari kwerekana n'ubundi tuvuye bro ni harehare hararambuye hari flat nyine harimo munsi. So hano twari tugezeyo man byari urugendo rutoroshye gusa hano twari tugeze gusa hano twari tuje hano ni kuri Volcanoes National Park kuri RDB aho bakira abantu bagiye guhikinga abantu baje gusura Volcanoes National Park. Gusa twari tugiye ahantu byegeranye hitwa Kwita Izina side cyangwa se ahantu bitira Izina nyine kandi ho hari imbere yaho kukuntu. So come with me kandi make sure you subscribe kabisa for more content like this. So it was a beautiful sunset, it was a beautiful sky hasaga neza kabisa. Uyu munsi ntacyo nawushinja umva wadukundiye cause twari dufite ubwoba gusa niba muri kubyumva neza kuko ntabwo nimeze fresh narwariye grippe cause video nekoze umunsi ukurikiyeho mushobora kuyibona nk'ejo cyangwa se today night gusa ewana hari heza urikubona ko nabo bafite inzu nziza bafite utuzu twiza ahantu staying over mukaryama mukaruhuka cause twaranabajije twagiye mu nyine mu tugiye kubaza guhiking like nko ku munyeshuri w'umunyarwanda ni 3k abandi usanga bishyura muri Kenze abanyarwanda cyangwa 7 nyine uri mu West Africa community nyine citizen haba hari quiet bya danje nyine ntabwo hari abaturage benshi gusa hirya yaho hari igiturage. So we are heading nyine imbere yaho yo Kwita Izina ni imbere aho gato uriko nari guturuka abantu sinzi niba muri kubabona fresh gusa that was the place nyine hari aho ngaho n'ahantu heza nyine anyone who likes kujyayo yajyayo kuhasura n'ubuntu gusa bisaba amasaha nyine ni amasaha atarenga ndaza kubibereka kandi tugera ku musekirite imbere ho gatoya kuko twabanje kumuganirizaho. Stay tuned, make sure you subscribe. So we went out to the place. Abantu rero muzi kureba irangaryi cyangwa se irangaryi iri kumwe n'iyindi yari iri mu biki
I was wondering njye n'inshuti yanjye murakoze kiriya gishushanyo cyangwa iriya sitati irangarye y'ingabo ikintu ari gukora inyuma y'iriya ngarye yindi igona mumbwire muri comment ko bimeze. So twari tugeze kuri place aha hantu kuhasura bisaba kuhasura hakiri kare kuko ni nko kuva nka saa 2 I guess kugeza saa 11 n'igice birenze ayo masaha you have ufite kugurira umusekirite bijeri bro kabanza kurya ka croissant cause nawe agomba kubaho. So tugeze place ni entrance isa neza nyine recovered mu bintu biri natire nyine umuntu abyubatse no muhanga cyane kabisa, much respect kuri we. So kana nanga couple katuje imbere twazanye nabo gusana amasaha yari yarenze byasabye ko dutereta security turamuganiza bya danger. So iyo ngiyo ni intare yo mu byatsi, ni intare ya pirate. So this place is huge, it's amazing. So uko mubibona byari Kwita Izina 20 nyine ku nshuro ya 20 byarabaye byo you already know. So that was my friend again. So the place is huge, iri ngari. I hope ahantu bazajya bahakira ama event, bibaye ngombwa bajya bahakira ama event kuko hari natire bya danger. Cite gorilla bro. So akana akagorira kakana kagasutse inywere kuko gafite imisatsi yaguye bakavunye n'ikiganza. So ni giraffe nuko mubibona hari umunsi mwiza kabisa, umunsi usa fresh. And apart from that yo Kwita Izina man bafite like inzu nyine zo za gakondo tu inzu zubatse mu byatsi tuzigezeho hano. Was like numvaga zino nzu zidahari gusa guess what barazifite nyine ziri semras. Abantu muzi Nyanza, umuntu wagiye gutembera Nyanza nzabaha vlog yaho inagiye gusa nagwa ama clip yuzuye gusa nagiye Nyanza nyine hameze gutya neza inzu zabo nuko zimeze. So rero natunga no kubona nyine izi nzu zihari man kujya Nyanza yinzu kugira uyibone urishyura igiceri ako hano nyine uyuje uhasurira ubuntu wareba uko inzu ziba zimeze. Zazifite inzu ya mbere aba ari inzu y'umwami abamo, inyuma mu rukari hakaba harimo inzu ebyiri, inzu y'inzoga n'inzu y'amata. So iya ruguru ndakeka ko ariyo y'inzoga, iyo hepfo aba ari iy'amata nyine birimo ibyatsi gusa. iyo hepfo twayisanzemo umugore n'umugabo barimo baganira. We say like okay. So ndakeka ahantu hose nabatembereje making sure ko nawe ukoze subscribe kabisa. That was the reward nawe wama cause in this place unarebye ni video ntago ari ngombwa ko wajya cyetse niba ushaka kujya experience nyine by watch nyine n'amaso yawe. So hit subscribe button. Thank you for watching. So stay tuned. Ciao.